ubwo wenda ubwo tuvuye aho nibwo nakubwira ariko ko nageze muri sinema Yego. ndi gukora izo one man show nakubwiye natsindagamo i Huye i Butare nahuriraga n'umuntu witwaga Samusuri Samusuri yazaga yerekeje itorero rya Yerika kuko niho yakoraga icyo gihe ariko akanabafasha no kwitoza no ibintu bitandukanye arambona arandeba baza kugira ngo ikibazo cy'umukinnyi kandi wari ukomeye cyane ntibyakunda ko bakomezanya aza kumbwira umubosi we aramubwira ati ariko nabonye umuntu ushaka gukora ibintu uzi kuragura umuntu uzi kuvuga imivugo ushaka gukinisha ibintu byose bitandukanye baza kundeba aho nari ntuye kwa Rwahama banjyana haruguru kwa anti ibangurira agasoda ndanywa baranganiriza numvaga ntanabishaka kubijyamo kubera impamvu ubona kuba umuntu hari izina afite tujye dushimira Imana ko tuba twaribonye ko hari abantu baribona pe batakoze cyane batanaje muri ibintu ngo bimaremo imyaka n'imyaniko bakaribona mu minota mike ukabona rirarangiye ku ruhande rwawe nabiterwa n'iki ese kuba waba ufite izina rikomeye ufite ibyo cyakugezaho ntukine muri filime nyinshi byagabanya iki ku izina ryawe ntabwo ikibazo ari ugukina muri filime nyinshi cyane cyane iyo ugize amahirwe ukaba main character ahubwo muri filime imwe ukinnyemo ikomeye uri gushyiramo izihe mbaraga zawe uri kuyitwaramo ute kandi none hari igihe ukina muri nyinshi ukajagarara hano bakubuze icyizere kigatakara nyine nicyo nabonye ikindi filime iravuna cyane gufata ibyo bintu byose mu mutwe uko byakabaye ukasanga umukobwa mwiza usananera uyu nguyu wisize ibitukura cyane ku munwa wambaye neza kaminimbo ubwo nugerageza kureba amaguru n'amatako ntayo mberetse hano arikwije ukavuga uti basi Imana yararemye abandi rabaha abandi rabima nta wayivuguruza nuko bigenda ukabona araguteza ati mwamara ifite niba mukomeza iyi nzira kandi ikinyoteri yakibonye ko ariho cyegereye kavuga uti wakwinjira akinjira bo akakuramutsa nawe ukamuramutsa ati nicara imbere utihicare nawe undi hagenewe nawe ku mutima uti ngiye kugenda aganirizwa n'umwiza cyane uko waririmbye uko wizihirwaga bagukubita amaga akagwa cyangwa pirimusi nziza niwe yari igenewe na kasikoro cyangwa mitsingi umubiri urashyushye mu maraso ibintu hari uko bimeze ukatsa ugenda umubwira uti uri mwiza Imana yaraguhaye Imana yaragutatse uri igitono uri mutongoro uri agasosi kanywebwa na bamwe uri agasarade k'abakungu uri pizza ku batayiheruka sibyo nawe kumva uri mu murongo muraho neza amahoro y'Imana bane namwe Nyagasana akomeze kubandindira ndashimira abantu mwese muri hano kubw'urukundo kunyitaho 50 na bingahe ntabwo ari bikeya gusa nta nubwo ariho nifuza kuguma ndabasaba gukomeza kunshyigikira mu buryo bwose bushoboka buri kintu cyose munyandikira munsaba ndakibona gake ndagenda mbikoraho nk'umuntu uyu munsi rero nta magambo menshi reka twakire umuntu ukomeye cyane muri sinema natangiye kureba kera yego nanjye nyina filime ariko ukuntu byagiye bikomera akagira izina rikomeye cyane ntabwo najyaga numva ko hari umunsi tuzicara tukanaganira turakwakiriye kwa Ketchup murakoze ngo ntago wumvaga iki ntago numva ko hari umunsi tuzicara tukaganira cyangwa nagera iwawe ubwo se ubu ni ubwa mbere tuganiriye wenda babeshye yuko utumvaga ko twazaganirira kuri kamera y'ikitangazamakuru cyawe oya ndi kuvuga ngiye nkikureba nubwo nanjye nakinaga filime muri Nizirara zishya sibyo Nizirara zishya muri 2010 na kangahe nanjye nari narakinnye filime wabaga mu yihe nari narakinnye muri Naheza hisi narakinnye mu Marira y'urukundo oya zari filime ziri iyo bwabaga zitazwe rero hari abantu benshi ngiye najyaga mbona ariko nkumva
umunsi nahuye nabo azaba ari ikintu cy'igitangaza. Harimo wowe, harimo na Ngenzi. Ngenzi twaje gukinana mu buryo butunguranye, numvisha bamamagaye ngo njya gukina mbona ari we. Rero nibwo buryo nari mvuzemo ko nawe nakubonaga, ariko hari igihe ubona umuntu kumva ko nubwo mukora ibintu bimwe bitazakorohera kumugeraho. Ariko biroroshye, wese ntubibona. Biroroshye. Nanagushimire abantu babyumve. Uri umwe mu bantu ndi hafi kubyara najyaga mbaza amazina y'ikinyarwanda, ubusobanuro bwayo. Bw'abana koko uko bitwa ndabyibuka. Rero hari amazina abana banjye bafite y'ibinyarwanda, njyewe narayakunda y'ikinyarwanda. Njyewe nyine nararyumvaga nkumva ni ryiza, ariko sinumva ubusobanuro. Warayabise? Yego. Ndaza kuyakubwira inyuma ya kamera. Nta kibazo. Ese ko uraza kuyambwira inyuma ya kamera se abantu ntabwo bazi? Oya, ntabwo bayazi. Ayo ngayo ntabwo bayazi. Baza yicara. Yego rata. Urumva se atari sawa kubigira ibanga buriya? Ibanga ry'iki se? Hari ibintu abantu bajya bavuga ngo iyo umuntu azi izina ryawe ry'ikinyarwanda, wenda njye siyo mpamvu mbikora, ariko njya mbyumva, sinzi nimba wenda nawe ubizi. Hari abantu bajya bavuga ngo amazina y'ibinyarwanda ngo y'ikinyarwanda iyo umuntu ayazi ngo byamworohera mu buryo bwo kukugirira nabi. Yagiye mu bapfumu. Ibyo bakoresha. Ntago bakoresha karori ngo bive. Oya. Cyangwa wenda nka sosutene. Wapi? Rajabu. Ni karega. Baba bashaka iry'ikinyarwanda. Yego. Iyo myemerere irapfuye kweri. Ushaka kugirira nabi ntago bihera ku izina. Si izina. Ibyo ubugizi bwa nabi si izina. Ni ibikorwa. Ubwo rero sinzi niba fanta bakurogeramo yasaba n'itegeka. Reka uburozi burasaba n'itegeka. Oya. Cyakora nyine hari ibintu byinshi mu Rwanda tugenderaho. Twakoze twumva abantu bavuga. Ariko iyo ubaye umwemeramana ibintu nk'ibyo ngibyo bishyira ku ruhande. Biragenda. Hari abantu bari hano wenda kuri channel yanjye batazi neza urugendo rwawe rwo kwinjira muri sinema. Nanjye numvaga nkeneye kumenya mbikuye kuri nyirabyo turi kunywa imbona nkubona. Buriya byakorohera urugendo rwanjye rw'ubuhanzi usikora uruta imyaka yawe. Gaho. Ni impamo pe. Natangiye ubuhanzi 1995. Uri kubyumva? Ni kera. Ni kera cyane. Navutse 97 ngewe. Ubwo bari bakiri kugutekereza. Papa yari akiri kubazabaza izina. Noneho 95 nakoze umuvugo wa mbere. Uratsinda. Hanyuma nkomereza muri uwo mujyo, ubwo nigaga mu wa gatandatu w'amashuri abanza. Nkomereza muri uwo mujyo muri segonderi. Nangirana n'utu tuntu twagarutse ubu ngubu twitwa comedy. Kera uratuza utwo tuntu abantu bambaraga imyenda myinshi akagenda yikuramo yisize ivu, yisize iki muri esi Rutongo. Ni hafi yanga ubunuye iwacu mu Buriza n'ubundi. Hanyuma mahurira n'abandi bantu b'abahanzi b'abahanga banyigisha ibindi bitandukanye. Muzehe wanjye arazi gucuranga akordeo, ariko natangiye iby'ubuhanzi yarabiretse. Akordeo ni iki? Akordeo ni icyuma cy'umwuka, ni igicurangisho cy'umwuka bakunda gucuranga bakanda gutya, gifite n'amatusha ameze nka ya piano ariko bakanda. Kuko yandikaga indirimbo izi ngizi z'amajwi zo mu kiliziya. Ngeze Rutongoro nahuriye n'abandi bazi gucuranga, ba Dr Gaston twigana, baranyigisha, ntangira kwiga gitari, ari nako nkora comedy, ariko nkora iyo mivugo, ntangira kurushanwa, ndatsinda. Icyo gihe nigaga nta ikihanza, harimo nk'ibirometero nka 25-30. Bituma njya kuba mu kigo, nza kwimukira Iririma, ni mu Bugesera, kwiga biochimie. Biochimie ngezeyo nsanga noneho hari amarushanwa menshi, arayategurwaga n'iyitwa Zowa, arategurwaga na bayita ngo iki,
zabaga ziri mu bumwe n'ubwiyunge ariko nshinga yateguraga ntago ndi kwibuka neza bikomeza gutyo haza no kuziraho fawe Rwanda nko tugeze nko mu bihumbi 2000 na aho hantu rero hose nagiye nsinda by'akarusho ntangira gukora izitwa one man show no gukina ikinamico y'umuntu umwe ngira ngo ndebe ko ubuzima buza ubuzima buza rero ni ukuvuga ngo ntago byari bimeze neza mu rugo byansabaga kwiga ariko nishakishijemo kandi bikansaba no gusubira inyuma kureba yuko wenda hari n'ikindi nafasha nsanga rero hari iririmara abana bamwe bafite uko bameze ndavuga rero niba ari Nyagasani wabigize ndavuga uwabibyaza umusaruro hajya ngenda mbere yuko tuzatangiraho icyumweru ngewe nkiga umukino wanjye w'umuntu umwe kinamico w'umuntu umwe nkahimba imivugo nkahimba ibyivugo nkavuga ni nge nzaperforminga ku cyumweru cya mbere baje tuzatangira ku wa mbere ku cyumweru ngewe nzaba mfite igitaramo shimira ubuyobozi bwa kiliziya yari hari banizaga sare shimira umuyobozi w'ikigo Diregiteri Kanyamibwa twari inshuti hanyuma twinjirizaga icyo gihe ibiceri amafaranga 50 hakabamo umubyeyi wabaga mu midugudu yari hari bitaga bamoreze wakundaga ibintu nkora akaza kama 10,000 urumva ko yabaga yishyuriye nk'abantu ubwo ni bangaye 200 cyarimo 220 umuntu umwe 50 umuntu umwe ari 50 yego 10,000 urumva arangaye ni nangahira n'abantu 200 si byose kuko igihumbi n'abantu 20 urumva yabaga bishyuriye icyarimo ariko nashobora kugeza nibura mu bihumbi 100 ninjirije 50 haruzuraga nkishyuraho rero minerivare mwangiza nkagaruka mu rugo nyine kureba uko mbafasha ibyo rero byatumye ngira ubushakashatsi ngira ubushobozi ndasoma nirengagiza cyane ibijyanye n'ibyo ngiye kwiga umutima mushyira ku buhanzi ariko bitavuze ko na biochimie ari inyoroheye nayo ubwo nabaga ndimo cyane muraza kwihanganira amavubi n'intuza n'inzuki byose babikurikiye utubuto uturabyo n'iki kubera ari no mu mvura ariko ntibiryana nuko ndakora pe kugeza ubwo nageze mu rwego rw'igihugu mahurira n'abantu benshi batandukanye nabo nshimira yuko nubwo ntabibabwiraga ngo bikorwa gutya ariko mu buryo butari direct buri indirect bamfashije gukura mu buhanzi ko nka Kigali ngari nahuriraga na Mico Nsengiyaremye Mark wari umuririmbyi akora n'imivugo ihambaye cyane Alfred Twahirwa watangiye ari chief editor w'umurage ba honorable ba Moriki ba Munyenshoza Dieudonné ba Nsanzabera wandika ibitabo byinshi bose twarahuraga mu marushanwa kandi cyiza ntago nigeze ndenga umwanya wa gatatu bivuga rero ngo twara nabadani Vumbi kuko nabo ndibuka ko twahuye rwose dukosorwa na Marie Makire yo muri Transparency hano Kacyiru ndazenguruka u Rwanda rwose ari amarushanwa gusa fawe ndagenda ndatsinda ubwo sindaza muri sinema ndacyari mu buhanzi busanzwe nza kwambuka ngera rero muri kaminuza kaminuza so nabanje twabanje mu itorero twe twabyitaga ingando za mezi 2 naho narageze bambonamo nk'umuhanzi bambonamo nk'umutaramyi mwiza nshingwa ko kazi gira ngo nananditse yo ari byo twita anthology ni imivugo myinshi bumbiye hamwe bagezeho bambwira ko nakora anthology ku imibanire y'abanyarwanda ubumwe n'ubwiyunge buri gitondo nkajya mucaka cyangwa singeyo nge nkajya muri ubwo buhanzi abandi bantu banera inkunga z'ibitekerezo muri ibyo bintu
mpakura n'amafaranga kuko abantu benshi iyo nataramaga bazaga konferensita abandi bakavuga bati uyu munsi uze kunywa agafanta cyangwa se uze kurya imineke urishe inkoko zari ibigori ukareba imineke cyangwa avoka noneho nkurayo n'amafaranga kuko amafaranga ninjiranye muri kaminuza nabo nakodeshereje abo twabanye bwa mbere tutarafata buruse barabizi ko aribo nayakuye ubwo ni 2002 gatatu dutangiye kaminuza 2002 gutyo shyira 2003 dutangiye kaminuza EPRM baza gushaka umuntu bashakaga kubaka amacumba hari mashyashya bagomba gukora fundraising biba ngombwa yuko abantu bagaragaza ibyo bazi icyo gihe rero ndi kumwe na ba Dani Vumbi muri harya buriya batwitaga ngo iki kiye music band harimo Dani Vumbi harimo Victory uriya baje gushinga na The Brothers icyo gihe ndabyibuka twatozwaga n'iyitwa Sowas abantu benshi sinzi niba bayizi yari groupe y'abaririmbyi bakomeye mu Rwanda b'abakongomani nyuma baje kujya muri Kenya nibo badutozaga muri kiye gutera indirimbo nari umuririmbyi nyine nateraga indirimbo nari umutezi w'indirimbo nuko nabyo birampira noneho bya bintu byose ndabivanga maze kubivanga rero fundraising birabaye barambonye twayikoreye muri centre culturel franco Rwanda hariya mu mujyi niho twayikoreye abarimu bakomeye batangira kumbona vuga baturi umuhanga rwose ese kuki uri muri biochimie kuki utizi ibya literature ariko nza gusanga bidakunda kubera background bitatinze baravuga bati ba bantu bagerageje ubushize muze mugerageze nanone tugiye kwakira umukuru w'igihugu His Excellence ngira amahirwe nanone yo gutsinda poeme yangira tsinda nyebo urumva naho ukuntu byari bimeze ndamwakira rero n'umwaka wakurikiyeho ndamwakira n'ukurikiyeho 2004 wenda byo ntibyari ntago wavuga ngo byari bishimishije ntago hari ukwibuka ku nshuro ya 10 jenoside yakorewe abatutsi nabwo biba ngombwa ko ari ngiye ujya hariya muri stade hari abaperezida benshi nza gusanga rero ubwo ari ubuzima ni ubuzima bw'umuntu waturutse ahantu utamenya uko aje ariko utangiye kuba hambaye haza kuza amarushanwa yitwaga FIAB Festival Interuniversitaire de Grand Lac de Butare yahuzaga ama université yose yo mu biyaga bigari Congo Burundi Uganda Tanzania Kenya noneho bo bazanaga birabiri twe tukajyana abashoboka bose za SFB za Izayi icyo gihe niko zitwaga kiye niho nigaga nyinshi ngenda njyanye one man show yanjye ariko njyanye n'inganji nabikubwiye yego ndagenda nyina one man show yanjye yitwaga kuki mu biyaga bigara bari bazanye ikinamico bose abari ibiyambere n'umukinnyi w'ikirangirira abanye urumva nahembwe kabiri yembwe ku ikinamico ya mbere n'umukinnyi wibanze nzanemye ngera muri kiye inkurira kwira banyafishaho bafishaga abantu bashimira cyangwa igikorwa gikomeye avuga ariko bya bintu niba ariko bavuga na buriya ntago bibaye ibi ubu byabaye ibi nakira His Excellence ndakomeza rero ndavuga ntago nkwiye kubicogoramo kandi nanone ntago nkwiye no gutsindwa urumva narwanaga na bibiri ko uri umuhanzi wamenyekanye ibaze ro kujya avuga kuri n'umuswa nubwo ari umuhanzi ariko nabishaka nyitangira maze kubona ko bizakunda nagiye gusaba kwiga English literature barambwira bati kandi warize se biochimie kereka utsinzwe ugasibira cyangwa se ugatsinda ukisibiza ndavuga oya nanone
oya kurwana reka n'ishuri mbikore n'ibindi reka mbikore sinzana icyo kintu ngo narasibiye Yego. ko n'ubundi ntago naje niga mu ndimi yego ndakomeza rero ubwo 2006 2007 2008 kiye haza 2007 haza icyo bita Culture Week bakaza bagateka kinyarwanda hakaza bivuga hakaza bavuga amazina y'inka hakaza bavuga ibitutsi buriya biriya bitutsi by'urukundo nibwo nabikoze ibyo twitaga ibitutsi by'urukundo cyari igihangano gishyashya nshaka kwerekana kiri mu muco gakondo umuntu atabigize ngo bibe nyandagazi ntago byakora ariko ako kabango ntikaducike ko iyo akabango kabacitse ngo nuko mwakanze wenda tuvuge amazina y'inka yaturwaga umwami n'ingoma ngabe sibyo bikiriho turi muri repubulika cyangwa iyo mitwe y'ingabo ntayo ikiriho kavuga mutireka bitakare wa muri gutakaza umwebwe ubwanyu mwa muri gutakaza ubunyarwanda nuko byagiye biza ibyivugo biraza imivugo by'urumva narabikoraga imana mu rubanza buriya nibwo nayikoze indaya ibyivugo by'indaya nibwo nabikoze byinshi umuyobozi watuyoboraga aravuga ati Culture Week natwe dutumiramo abo mu biyaga bigari reka natwe tubashakira izindi Culture Weeks ahandi ziba twagiye muri Kenya ngira ngo ni kabiri muri iriya university ikomeye yo muri Kenya ya kera tujyayo tusangayo n'ibindi hari n'igihe mukunda kubona ndi gupostinga biriya bintu by'abantu bikwega ba bodybuilders niho nabibonye bwa mbere 2006 ariko hano ntago nigeze mbibona nicyo kintu cyanunguyeho muri Culture Week yawo muri Kenya bantu bubaka umubiri ugasanga mabuno yabaye amatafari amasarabwaye twagiye rero dukuraho ibintu byinshi ubumenyi bwinshi urumva ko ugatembera ari cyo kikujyanye ukareba ibyabo uko babikora ntuveyo gutyo gusa tuza gusangaho rwose ubona aribwo barimo kugaruka mu bijyanye n'umuco kuko hari ukuntu bo wagiye utakara banabitubwira babitwigisha ko twa dufitemo abarimu babikazemo ba Francis Imboga ba Evanisi batujyanagabo kumva akakubwira Grace yani ubwo utiga ibingibi niki ariko kandi nanabizi ko abantu benshi bigaga nko muri kinyarwanda literature English literature abenshi bazaga kundeba mbafashe gukora ibitabo byabo nanjye ngiye gukora igitabo cyanjye nago nagiye muri biogeo ko icyo gihe nigaga biologie geography education ubumenyi bw'isi n'ibinyabuzima kubyigisha ariko naje gukora muri education muri education wabaga ari hagari nkora uruhare rw'umuco gakondo mu burere n'uburezi bw'umwana w'u Rwanda urumva nashakaga kujya gucukumbura nyine ibitutsi byabaga bimaze iki ibyivugo byabaga bimaze iki indirimbo z'ibihozo amazina mu burere n'uburezi bw'umwana w'u Rwanda kugira ngo ngire mu bumenyi niyo mpamvu nagiye gukora muri education nago byari ruhazari nyuma rero yaho ngaho ubwo wenda ubwo tuvuye aho nibwo nakubwira rero uko nageze muri sinema ndi gukora izo one man show nakubwiye natsindagamo Ihuye Butare nahuriraga n'umuntu witwaga Samusure yazaga yerekeje itorero rya Yerika kuko niho yakoraga icyo gihe ariko akanabafasha no kwitoza no ibintu bitandukanye arambona arandeba baza kugiraho ngo ikibazo cy'umukinnyi kandi wari ukomeye cyane ntibyakunda ko bakomezanya aza kumbwira umubosi we aramubwira ati ariko nabonye umuntu ushaka gukora ibintu uzi kuragura umuntu uzi kuvuga imivugo ushaka gukinisha ibintu byose bitandukanye baza kundeba aho nari ntuye kwa Rwahama banjyana haruguru kwa anti ibangurira agasoda ndanywa baranganiriza numvaga ntanabishaka kubijyamo kubera impamvu hari uwundi wari wasinyishije kunkoresha za one man show zanjye uko nazandikaga ngo azigire filime ati Burayi birakora cyane urumva nibwo YouTube yari ikiza none ahita kwiga imyaka 2 twaye dusinyanye numva nta wundi nkwiye kujyaho ngo muhemukire birangira nta na kimwe nkoze
nkumva ndavuga ni namwe ubwo mugiye kunesha umutwe kandi kwigishiriza niki bamara impungenge bambwa batuzajya muri ofu yawe yabaga ku wa mbere kuko narigishaga hanyuma na weekend nituba twakoze ndabemerera nuko ninjiye muri filime zirara zishya njya gukina Sekaganda niyo ya mbere buriya hari nka 2010 gutyo 2009 2010 muri iyo myaka ndumva ari gutyo bitewe n'urugendo tuganirije cyane ibintu wanabagamo ntago byari bigoye kuba wahita ukina filime byari binagoye kubera yuko ntibyari bizwi ibyo bya filime yego filime twabibonaga nk'ibintu biri ku ruhande kuko iyo twari tuzi ni ntawe umenya aho bwirageze ariko hari n'iyindi yari y'ubuzima cyari kirimo byari bitarakwira kandi abantu bari bataragira amanyeto nk'iyo nkubwiye ni ntawe umenya aho bwirageze cyangwa niyayibanjirije yindi yabagamo abantu bitwaga ba Kanuma twayirebaga twiga muri universite nyine tuyireba kuri hari icyo twitaga ngo Channel O Channel O ni ubwo urumva yari Channel iri wako kantu kaho bakundaga kureba ako dushaka no kurebaho televiziyo y'u Rwanda rero twayirebaga muri kaminuza hari amasaha ageragamo mwese mukigira kwirebera iki televiziyo kuko abenshi ku bigo babaga barizeho ntazahabaga pe ni nabwo izi za amafilime aya ngaya yitaho izi za Canal Plus kuko ndibuka nka 24 Chrono twarakwireba muri Christus ntago rero umuntu yumvaga ari ibintu bye kuko cyane cyane tutarabo mu mujyi twari tuvuye mu cyaro none se ubwo ukijya wenda nko kuri tele ku munsi wa mbere kuko kera habagaho ibintu ngo bya casting ngo na repetition ibyo wabigiyemo ntago twarepese twebwe cyane waragiye baduhaye igitabo ndasoma abandi bararepetaga nka 2-3 ngiye nkaza mbasanga nyine ko hari barabibonye ko ndi umuhanga ariko abenshi bararepetaga banzovu abandi ngiye nkaza nyine urumva nabaga mfite umwanya mutoya kandi role nari ntangiriyeho gukina usibye kuba ari icyo kintu cyari kinje imbere bagiye kumbwira ngo pra americain pra italien wenda ubu ngo twabishyize mu cyongereza close up medium close ariko ubundi role natangiriyeho yari role ngiye ngomba gutangamo ibitekerezo yo kuragurira mu Karujanga urayibona iyo ngiyo iyo rero nagomba kuhitangamo ibitekerezo kuko uriya mu boss wacu we yari umukirisitu cyane nta nubwo burya yapfaga no gukina ngo wirahire ngo Nyagasani uri kubeshya cyangwa ngo yego Yesu yarabyangaga cyane urumva rero icyo gihe ninge bahaye ko nahitangaho ibitekerezo ntago byigeze bimvuna habe na gato nyuma y'iriya filime hari yindi wakinnye nyuma yayo nabengutswe na Wilson bayoboraga Inyarwanda icyo gihe avuga ati ariko hari ubungubu ibintu biri kugerwaho hanze ni ibintu bijyanye n'imbuga nkoranyambaga social media byari bitaradukina urabizi ko ari amasede namwe mwagurishaga gusa ati waje tugakorana kuko ari maze gusa nihagazeho cyangwa se igatinda tugakina igice kindi kikazaza hatinze icyo gihe rero arambwira ati hari yindi shaka ko twakinana ariko izagica aho hantu honyine niyo yitwa Inshuti Friends aho nakinaga nitwa Ngiga iyo rero nayo yatumye iyo yaje nanone yari sitcom nziza cyane inaryoshye cyane yari ngewe na Njuga harimo na Mukamana twakinanyemo ari we nyiri urugo nyine afite na murumuna we ari uriya Iranzi Denise sibyo harimo na Rurinda icyo gihe yakinaga yitwa Mugemana ko mbibukara na Magide Black ariyo yanakinnyemo na Melody Bruce Melody ikinamo undi muhanzi witwaga Password ikinamo bakinnye mari benshi iriya kubera ari sitcom yanyuzemo abantu benshi yari nziza ahantu hawe na Njuga dukarabye uriya mukobwa urusera hari n'ahandi uvuga ngo ifunguro ridutunguye ngo umwana uriho abasigaye kuko ngewe ndagiye abantu batayizi bazayirebe iyo byashobokaga ngo n'ubu ngubu ibigikomeza
nyine babana ariko bari barimo akabari bo barimo yari nziza cyane yari iryoshye ubwo urumva nka Sekaganda yamenyesheje ku isoko ry'ubucuruzi ariko Inshuti Friends imenyekanisha kuri social media. yego aho rero nyereka ko hariho RBA yatubonye ubwo ndavuga ibyo nabwiwe na boss yego idusaba ko twakora inini kuko iriya yageraga ikagira utunota 5 10 15 idusaba ko twakora iriya nini ya Seburikoko bansaba ko naba main bihurirana ko nari nseze bijyanye no kwigisha nuko ndaza 2018 nibuka ko bavuga ngo ubwenge umenye n'ubukoreshe abusa n'ubupfuye ubusa avuga nje watangira nanjye ibyanjye nkagira abandi mbera boss yego nkagira n'ibitekerezo byanjye abantu babona imyandikire yanjye nangira Papa Sava nyuma nka 2020 dukina n'indi yitwaga Ejo Sikera na Silveri nshaka Alphonsine ariko yitwaga nde Serafina ndi umugabo wa Fabiola n'abandi na Karine yego Karine yari umwana wanjye nanuze neza oya Karine yamuteye inda ahubwo neza niwe wari umwana wanjye ariko nayo ni sawa yari irenze ari ku rwego rukomeye cyane Tukote ayikinamo ari umubosi njye buri gihe nyirebye ndavuga amana uzamere Tukote kuba umubosi wa danje kuko biramubera cyane ko ababirimo yego arasirimuka nko hakurya ariko ajya yambara inuza akayigeza mu gatuza bene wabo azi guceza za ndirimbo zo muri Kongo ni rumba arabizi ariko ntiyabiyoberwa uko biri kose ntabwo yabiyoberwa uriya musaza azi ibintu byinshi yicecekeye kuva kuri Zirara Zishya kugeza ubu ngubu umaze gukina muri filime zingahe nizo nkubwiye ntabwo nagiye njya mu zindi ngo hanze oya nakinnye Zirara Zishya irarangira nyina Inshuti Friends irarangira nyina Seburikoko iracyariho nyina Papa Sava iracyariho nyina Inshuti Friends nta ari yindi se ese ziriya video za Ubyibuhute undi mideni nayo iri mu buryo bwa Papa Sava oya ziriya ziri mu cyo twita ino ntago nzi uko babyita mu byo bita spoken word abari nk'imivugo ariko ntuze kuyikabya cyane ngo ushyiremo isubirajwi isubirajambo yitirira isanisha ariko ugasanga birapimye ugasanga bipimye nyine bigenda bipimye ibyo rero ugasanga si ikivugo si n'umuvugo wuzuye Ubyibuhute unyambuye cyangwa se izindi zitwaga nawe byakubaho n'izindi zari nyinshi iriya Ubyibuhute undi mideni wakoze nko mu mwaka wa ryari 2018 kuko zabanjirije nizo nahereyeho mpita njya gukora Papa Sava ndabyibuka nuko ntibukaga umwaka ariko iyo video 2018 mu kwa gatandatu kandi urimo koko ese uri muri Ubyibuhute unyambuye cyangwa nanjye mfite sheri uri muri nanjye mfite sheri babantu bahamagara kuri radio siyo yego ndakwibutse ni kera ni 2018 mu kwa gatandatu yego ubundi twamenyanye nka 2017 irangira cyane 8 itangira yego umva ko haciyemo imyaka ubona kuba umuntu hari izina afite tujye dushimira Imana ko twaribonye ko hari abantu baribona pe batakoze cyane batanaje muri ibintu ngo bimaremo imyaka n'imyaniko bakaribona mu minota mike ko rirarangiye ku ruhande rwawe nabiterwa n'iki ese kuba waba ufite izina rikomeye ufite ibyo cyakugezaho ntukine muri filime nyinshi byagabanya iki ku izina ryawe ntabwo ikibazo ari ugukina muri filime nyinshi cyane cyane iyo ugize amahirwe ukaba main character ahubwo muri filime imwe ukinnyemo ikomeye uri gushyiramo izihe mbaraga zawe uri kuyitwaramo ute kandi none hari igihe ukina muri nyinshi ukajagarara hano bakubuze icyizere kigatakara nyine nicyo nabonye ikindi filime iravuna
cyane iravuna cyane gufata ibyo bintu byose mu mutwe uko byakabaye. Ubu tugeze aho beditinga ijambo n'igikorwa, telefone izuba nirize kuyigira, beditinga ijambo cyangwa se imvugo n'igikorwa. Ni ukuvuga ngo usabwe kubifata mu mutwe. Ibyo bintu rero si byiza yuko wajagaraza ubwonko, wakora muri bike ahubwo ukabikora ute. Icyo nge nicyo nemera. Ariko igihe utari main, utari supporter ugaragara, wakina muri nyinshi nta kibazo. Ibyo ari ubuze rero byo kubona izina ukaritakaza, reka mbabwira abo bose bagomba kumenya yuko nyine ibyago bya bamwe biba amahirwe y'abandi. Niba wafashe cakira turi kugendana nkatwe noneho babahanze, nta mpamvu ishobora gutuma amahirwe nahawe nyatera inyoni kubera ubusinzi, kubera kutubahiriza gahunda, kubera indiscipline. Ibyo bintu bidashaka, ntago binyungura, ntago usinda ngo wunguke, ntago ubaye indiscipline ngo wunguke. Kuki bigiye kuntwarira inyungu z'ubu ngubu n'ahazaza ndiho cyangwa naratashye? Turagendana kuko ibi bintu turi gukora ni umutungo bwite mu by'ubwenge. Papa Sava n'umutungo bwite wanjye mu by'ubwenge, nanasiga abandi bakawubyaza umusaruro. Ubu turahangaha dusoma ibitabo bya Rugamba Sipiriyani yaratabarutse, ibya Kagame Alex yaratabarutse, Musenyeri Bigira Umwami yaratabarutse. Turi kugendana ni umutungo bwite mu by'ubwenge mfitiye akamaro, ugafitiye n'igihugu n'isi muri rusange. None kubera iki inzoga, kubera iki indiscipline iyo ari yo yose, kubera iki ibyo bintu byanyambura nyine cya kindi nafashe se? Oya. Abantu bavuga ngo umuntu runaka ngo yari umusitari, ngo tumukunda, ngo akora ibintu byiza, ngo none yararangiye, ngo n'uyu nguyu wamuroze. Niwe wiroze ku giti cye, kuko abantu benshi nk'ibyo Papa Sava avuze, hari igihe umuntu mugirana gahunda, niba gutangira shoot ari 2:00 awe akava iwabo 3:00, uba wumva uri ari na 8:00. Icyo gihe nyine ugikomeye ugasanga wenda baje kumfata nkaha, cyenza mu abantu twagufata ukaza kumufata nkaha, mwumvikanye 12:00 bakakubwira ati ndaje mbyuke, mukamuhagaze n'imodoka yego sha nanjye aronze 2 ati ndabyutse ndi muri dushe. Ubwo muhagaze hanze hariya ati ngiye kunywa icyayi, mwagera kuri seti ati sinjya nkora uri ikisi. Noneho hari n'abo nzi ngo kera yajyaga gukina akikorera casting, wabo bakinana yego batazana nka Neri ngo apfe kumwemera. Yego kandi ngewe nyiri igihangano mbibona gutya ngo byagenda gutya, kandi wabona ko Neri akaba yari hano, nudakinisha uyu ntago biri bukunde. Kandi nyine uwo muntu akifata nyiri proje akabyemera, bakahashyira wabo barabyemeraga icyo gihe kubera ko byari iby'ubucuruzi. Bavuga ati nankiniramo sene 5 ndacuruza. Ako sinyeka ko ubu ngubu nta wabizana, si waza kumbwira ngo ngiye umagurukije 7:00 nirwe negereje umuntu uri buze 7:00. Hari n'abantu benshi ahubwo bakeneye ayo mahirwe yo kuba byibura yagaragara muri Papa Sava. Kuri ubu ngubu yituvamo abandi bagakora, sibyo? Ari ukuntu abantu muri filime bapfa cyangwa bakabura. Ni byiza, ariko njye nshimira Imana ko hari ibintu binini byahindutse muri sinema. Urumva icyo gihe byari bigitangira ari ugupacapaca, wabigizemo amahirwe akumva nyine arayoboye. Ariko ubu ngubu se wabizana kuri nta wabizanaho. Ubu nyine bitangiye kuba umwuga. Niba twumvikanye 2:00 ni 2:00, niba ari 3:00 ni 3:00, niba uje 3:00 n'igicukuye gusobanura impamvu ariyo saha uziye. Niba tugomba gukina za 12:00 izuba rirasa, ukabuje 4:00 rero bwongere kurasa se? Ntago bishoboka. Ubwo mwategereza rirenze cyane, kandi hari aho rirenga rikagendera rimwe. Ariko icyo gihe byari ukwinginga ukagira utya. Noneho hari igihe njya hari ahantu nagiye gukina nta tike, nta kukugaburira, nta kandi ejo ugomba kugaruka. Ubwo wowe ugashyiramo urumva niba uteze. N'ubu biracyariho umuntu akaguhamagara ati ngewe numva ashaka gukina rwose Papa Sava najyamo no mu byo n'icyo mwaba mukeneye. Ariko si cyo kintu nzaba nkeneye, numara kukima ubwo nzagukinisha nkuforume, nkugire ibumba njye ndikaraga uko nshaka.
ntabwo bishoboka ntabwo byakunda. ntabwo bishoboka icyo gihe rero sinzi niba n'ubu bikiba ariko cyararangiye. Hari filime najyaga njya gukinamo kandi iyo filime najyaga kuyikinamo njye n'abamenyi dutaha n'ahantu habi njye nka saa 12 nabaga mfite ubwoba bwo kuhamanuka, ariko kuko twari tunaturanye nkavuga ni wenda kuri icyo ngicyo ho ntaribi, ariko ku myaka nari mfite yari mike mu rugo batabishaka, ako simbura aho nkura wenda itike cyangwa nabamenya kanegera tukagenda tugakina, ukigaburira saa sita ukanyagirwa ukarwara, ariko ejo ugakoresha imbaraga zishoboka zose ugasubirayo. Rero hari abantu nkeka ko nawe bikubaho cyane, nk'umuntu akaguhamagara ngo ngiye ngo mfite impano ngo yo gukina filime, ngo ndabizi ko ngo nabishobora, kandi mu by'ukuri nta naho yagerageje. urumva byo ngibyo byongeye nibyo mporamo, kuko noneho by'umwihariko nka Papa Saba abantu benshi baba bifuza kuyikinamo, akakubwira mfite impano, filime ni ibintu byanjye, noneho ukamubaza se hari aho waba haracyahoreka da, hari akandi kabango se nibura k'umuco k'ubuhanzi waba ufite? Ati ntako, ariko njye iyo mbyiyumvamo numva nabishobora. Kamubaza uti nta nicyo wagerageje nibura segonderi? Ati oya. Mwese ku buryo umuntu yavuga ngo niyumvamo umupira agahita ajya gukina mu ikipe y'icyiciro cya mbere. Basi mbwira yuko wifuza kuzaza muri casting, ariko guhita unyumvisha ngo urabizi, none hari n'uhita akubwira ngo ibyo nakakora, heze ngo biranungusha tunjya akora nanjye nabikora, bira digidigi. Ukibaza sha uzi intambara abantu. Noneho hari abantu bakunda kunyandikira, igitsina gore hari ukuntu tugira akantu ko gupingana, nako ukuntu wabwiza umuntu ukuri wakumva ko umuciye amazi. Hari abamamagara ati dufite impano, mfite ibibazo nabyariye mu rugo, nubwo ntarakinaho na rimwe ariko mba mbona nabishobora, ntabwo ari ibintu bikomeye. Nkambwira rero ngewe nta filime ngera ku giti cyanjye, umunsi nabonye ahantu hari casting nzakubwira ugende ugerageza amahirwe, wenda hari sinzi nimba mbabwiye nabi, ariko ndagira ngo mfashe kuko duhuriye mu mwuga umwe n'ibibazo tubazwa urumva birasa, nyine ubabwira ikintu nyine kiri njye n'umwihariko. Ibi bintu dukora ntago ari ibyo gufasha abantu. Nabyariye mu rugo iwacu turashonje, oya bitandukanye ibyo bintu, bitandukanye n'ubuhanzi. Bitandukanye n'ubuhanzi. Niba wenda benshi uziba barimo byafashije ari abo bantu, ariko wibyitiranya n'ubuhanzi. Cya mbere ni impano ngiye nkukeneyemo, bitewe kandi nanone n'ukenewe, kuko nanone ntabwo Papa Sava mfite ubushobozi bwo kuzakinishamo abantu 1000. Nkeneye nde ikihe gihe azakina ahita cyangwa azakina agumamo, afite izihe mpano rero nshaka. Nkeneye umuntu uri talkative cyane, nkareba mu bantu bamenyereye ibyo gukora poems, nkareba bamenyereye gukora théâtre radiophonique, avugana uyu nguyu ku magambo Savare. Nkeneye se umuntu ufite facial expression cyane, nkajya kuri social media cyangwa muri za comedy cyangwa muki ziriya ziba live, nkareba uwo muntu ufite gahunda yo guhinduranya isura ye. Social media cyane cyane ni imfasha. Nkeneye se umuntu ukoresha noneho body movement cyane, nkajya muri théâtre yo ku Kabuga. Jewe ntago nkora pari hazari, ngenda ndeba ibyo bintu bitatu. Naba nkeneye iyindi mpano iri busabe ko umuntu aririmba, nkajya kureba icyo ukora. Uba mu bijyanye n'amazina y'inka, mu kuririmba gakondo, uba mu byivugo. Nuko nyine nagiye mbona ba Rugaba, ubwo naho urumva aho mbakuye, nuko nagiye mbona ba Hatungi mbakuye kuri stage na radiophonique, ko nabonye ba Digidigi stage radiophonique, ba Margarita stage radiophonique, facial expression bandimbati, sibyo? Nuko nagiye ngiye mbona abantu, nuko ngenda ndokirita kurokirita umuntu. Ngewe ni kondisiyo d'abord uwo muntu arakenewe, ko ntago nanone ari ukufata ngo nuzuzemo. Muzanye aje gukina iki, kizamara igihe kingana iki, sibyo?
icyo ni kimwe. Narangiza kukibona n'umuntu umeze ute ugiye gukinana nande ntafite. Icyo ni icya kabiri. Mukeneyeho iyihe mpano. Nuko nguko. Ariko akenshi ngewe iyo nta bijyanye n'ibindi wakoraga bijyanye n'ubuhanzi ntago dukunze, ntago bipfa guhura iwanjye. Rero abantu biragora pe. Hari abantu bibwira ko ngo ashobora ngo gutanga amafaranga, hari abantu bazi ko ngo ushobora guhereza umuntu umwanya ngo agashaduka gushyize muri filime. Ntago ariko buri muntu wese akora. Abo hari ababikora. Yego. Banariho baranabidushinjaga, ariko byatangiye kugabanukaho abantu amaproje amaze kuba menshi. Yego. Ariko icyo byica nuko iyo Papa Sava idashobora kuramba cyane. Kowe niba waje mbere yuko umpereza miliyoni, ni nkaho dufatanyije umushinga, urabyuka igihe ushakira. Nkubwira niyo myenda sinyishaka, shaka ko wambara gutya, bakumakiye gutya, kuraho ibyo bintu ku muntu urakina ubyutse, amakabutura uyashyire hejuru. Uri kunyumva? Ntago byavamo rero kuri njyewe. Kandi urabizi ubundi usibye hano mu Rwanda ko ibintu tubibembekerereza. Ubundi sinema ni nk'igisirikare cyane. Hanze urabizi ko no gukubitwa wakubitwa rwose iyo tubahirije ibyo ukora, abantu babimenye. Ariko hano kisamukagarura wa muntu wamuganira arimo yonsa, wamugani ya muntu umugabo we ntabikunda, yarindiriye ko abanza kujya ku kazi, erega kaza kanabikubwira. None ngewe aromerutse gukinisha ejo bundi, arambwira ati Aurore ntago nayikina. Sirori musa kwambara ubusa ntazo ngira. Sirori musa kujya mu buriri akajya hejuru y'umuntu ntazo ngira. Sirori musaba kunywa inzoga ari umukirisitu ntazo ngira. Gusa y'ukwemera ndamubwira uravugisha ukuri. Noneho mu mutwe nge nta cyahise kizamo, ni ugutekereza iminsi yose yari ishize. Ashyiraho agatuna mbwira ngo arashaka gukina. Noneho ndibaza se aba bantu bazi icyo sinema ari cyo, bazi icyo ubuhanzi ari cyo, no kugendera mu kigare si itabi. Izo rore ntazo ngira. Hari rore nashaka gukinisha kuko nanjye ntazikina zijyanye n'ibindi byadutse bitare ntashyigikiye ngewe ubwanjye ntashyigikiye. Ntago nabijyana mu ndi muntu, nta nubwo iyo topic ngiye nayandika. Icyo ni kimwe. Hari rore zangiza ubuzima bw'umuntu, ibihaha iki uko akagombye kuba ariho mu rugo iwe n'iki byose. Izo ntazo nakina, zifite abandi bazikina. Yego. Mwene no kuyikinisha ndakubaza. Uwo yabimbwiye rero ari rore just kuburi kuri reception nkaho ugiye kwakira indaya. Direka mbaze. Ndamubwira uzi bazuzumbwira, ndazarambwira ati ntayikina. Ese musubizane naringiye kumva igisubizo ngo mite ngo yitike utaha, kuko ntaguzi ibyuje, ntabyuze. Kuvuga rero abantu ibi bintu turimo abenshi bamaze kumenya ibyo ari byo, bamenya ko ari umwuga, bamenya ko ari ibyatunga imiryango, ibyafasha kubaka sosiyete. Abandi bo baracyabifata nk'ibintu byo kwigaraguramo, nk'uko abana bikuruzaga ku mitumba, kwa kundi abantu ujya ubibona kuri social media, ukamanuka hejuru ugataha akabuno kajemo amadirishya. Abantu barakabya, kandi nyine ubwo abantu mukunda kumamagara nanjye mumbwira ibintu by'uko mufite impano nta naho mwazerekanye. Wicara tu wabona nyine ndi kurira wowe kumva ko nyine wahita ubishobora. Inshuti yanjye ntabwo ari ibintu byoroshye. Ariko nabo ntitubaca intege rero, reka mbagira inama. Niba yumva afite impano koko, social media ni ubuntu. Ubundi aguhamagaza telefone kandi akakwandikira WhatsApp. Nagenda kubita utwo tuntu ashobora niba ari ukurira, yifata iyo selfie ati ngewe nshoboye gukina, narira nta kindi kintu banshyiriyemo. Ziko kera bakoreshaga ibitunguru, bagakoresha sentone, bagakoresha iki, ati nge ndabishoboye, abikwereke. Uwo muntu ntabwo azabura role, ntabwo azayibura. Ati ngewe nzi gukina n'imbaraga n'iki, ashyire kuri cya kiboro mwima
iki aho ni igiki kuri kano bashyiramo amatelefone menshi hariho itara ukagenda ukagenda sine abakobwa benshi ni mu bifite iyi kimeze nka stand cyangwa se mu rugo yabura abandi bantu bamufasha telefone itwo tuntu dusakaza abantu bavuga ngo uyu muntu ni uwaye nuko dukora baramushakisha nuko dukora casting nibyo nababwiraga nyine ko hari abantu nkura ngewe kuri social media kurusha kunyandikira ukambwira ngo ngewe urabona ngo ndabizi nabishobora ukajya gukritika abo nkoresha ibiriya nakakora nanjye nabikora nakasuyu yakoze iki nyereka ahubwo wowe ushoboye iki yego nibyo mwumvishije njyaho ngaho nta kintu ndi burenzeho tugana ku musozo hari ikiganiro cyawe numvishe uri kuvuga ko ugiye kuzajya uzana ibintu bishyashya hariya kuri channel yawe Papa Sava mu buhanza general ni mu buryo bwa filime cyangwa ni nko gukora Papa Sava byose kanizere ko uzamakaza uragafite wowe uragafite wijarajara hoya njarajaye gute nuko abantu bimwe bandi amafaranga abami babiri icyo navugaga nshaka gukora nshaka kugaruka muri spoken word kuko nabyo ni ibintu inkuru ndazifite ariko no kuri ntago ndi kubona uko nzikora mfite inkuru iryoshye cyane y'umugabo wabyutse mu gitondo yari umumotari umugore amutesha umutwe ati nta kintu yeruka kuzana nta gitenge gishyashya urabona musigaye mushyiramo na appareil mu menyo amarinete utuvuta two kwisiga umugabo abyuka afite pressure nta n'ikintu bamupimiye mu buriri yari umumotari agenda avuga ati ngiye gushaka amafaranga agezeho abandi bari ku muhanda aravuga ati ntawe ntwara umugenzi wa mbere uyu munsi ngombe ntwara abagenzi benshi so umugenzi wese wazaga yamubanzaga ati ninjye ugutwara haza umukecuru wihekeye agakapu ke wamubwiraga afite urugendo rurerure nk'uko wava Nyabugogo ujya wenda nk'imageragere urumva amafaranga ni menshi abandi bakaza ngo yashatse no kurwana akababwira ati mwe bibazo mufite ni wowe uri umusiribateri wowe urubatse nukodesha wowe ugize ute umugore wawe aranigisha wowe niki umugenzi aramutwara ntibaganiriye nta zina ntacyo aramutwara bageze nk'uko mwakwambuka mukagera wenda tuvuge Nyakabanda umukecuru akabona alimentation gutya akakubwira ati mfasha aka gakapu reka nzana akantu ko kunywa muri alimentation wowe unywa iki uti nywa ji umukecuru yinjiramo amusigiye iki agakapu motari arategereza iminota 3 iminota 4 iminota 5 iminota 6 iminota 7 10 20 ariko uyu mukecuru ajya kubaza muri alimentation aho umukecuru agiye ageze moto ariko nta mukecuru winjiye kandi yanyuza bati urabona hariya harimo akayira gakomeza ugakomeza ukizamukira nawe ntihahita atinda bamubaza ati se wamushakiraga iki aravuga ati wapi mani yansigiye agakapu kandi kararemereye aca warakatsanya ati niba ari ibishyimbo ntihabuzemo ibihumbi 20 niba urabona abantu ahubwo ubu ndasakiwe ko ntamwibye se ko mbajije aho yagiye n'ibiki arirukanka n'agakapu ke aravuga ati reka ndeke kunyura umuhanda wa Rwarutabura nyura uwo kwirimbi mu Gatare ageze muri rya shyamba ati reka ndebe ikirima pfundu yasanga harimo agahinja gapfuye umukecuru yikuriragamo inda ahantu mana we agakoresha uburyo bwose ziri bukore ku bandi nkaho wari ubizi ariko undi akigakubita amaso abona indi motiraje ahita apfundikira vuba vuba urumva ntuzi umuntu usanze harimo iki umupfu uravuga ko umukuye uwo mukecuru uramwerekana ko yanagiye ko nta telefone ngo yaguhamagayeho arafunga aranyweza atangira ibitekerezo ndamushyingurane ndamutahindagirane abarakije nanone mageragere ubwo urumva sasa amaje gutakaza ageze mageragere asanga habaye inama abantu bose niwe bari kureba yatangiye gukeka ko abantu batekereza ko afite magaki agahinja atanga ntago nahamuta arongera aravuna rya nyuma barongera arakomeje
yirukankana ya ntumbi kugeza ubwo yagezeho aho agiye kumujugunya akajya abona umuntu aramureba, aho agiye akumva umuntu amota uranjyana, ageze aho ngaho yishyikiriza inzego zibishinzwe, araburana arakatirwa by'amahire rero. Wa mukecuru nawe yaje kongera gukora rya kosa, amusangamo muri gereza. Nicyo cyatumye afungurwa. Urumva byabaye ngombwa ko ibimenyetso bishyashya birabonetse, agomba gusubirishamo urubanza abo mwere. Iyo rero uba ushaka kuyikoramo one man show, nibyo nakubwiraga ko ni igitekerezo wowe utekereza gikoramo one man show, ushaka kugikoramo spoken word ukacyandika neza. Umunsi mubi mu buzima cyane, muba ariko pe umunsi mubi mu buzima cyangwa igihe kibi mu buzima, cyangwa se byite amezi abiri mpangayitse. Urumva ibyo ni ukwicara rero ukabitekereza, bisaba umwanya, ukabihimba, bisaba umwanya. Kandi utubana muto ngiye gutangira na shuwa diru ya zacu na mugenzi wawe bamenya mushiti wanjye na Dr. Nsabi. Ugasanga ni ukuboroka, ni ugutekereza ibyo byawe, ni ukugira ute, uri kubyumva bikanga. Ariko abantu ntibazavuge yuko ibihangano nabifite. Inshuti zanjye, umutwe uruzuye, utubati twuzuye, mbaye yindi one man show, mbaye yindi spoken word, uzanyishyura. Nzakwishyura. Wabyumvise ariko ko bategura one man show? Nabyumvise. Wabyumvise? Iyo nkuru ariko iteye ubwoba nyine, nanjye yabivuze ko ari inkuru uri kumbwira kuvuza uruhinja rumva dasa. Urumva hanyuma yindi nakoze se warayumvise iriya ya nanjye ndimbwa. Ndimbwa cyangwa se nawe byakubaho warayumvise? Urabona nk'uko nguko ushaka guturuka hano Garasiana, abantu bazi wamamaye kuri radio mu Ndamutsa, kuri televiziyo muri Seburikoko, kuri Papa Sava, wagiye afasha abantu mu bukwe, iwanyu bakaba babaye ubukwe ukabutaha. Waba ukihagera bakahita bavuga bati yaje umukire w'i Kigali n'ibiki, bati rero mu mwanya dususurutse nawe ukajyaho ukitaka umukaririmba koko, bakavuga bati n'uyu waburaga azi kuririmba bene Imana, azi kuririmba. Ibirori ukabyizihiza, ukajya mu mazina y'inka ukivuga. Igihe kikagera ukavuga uti twatse imodoka uritwara ntaye, ukamanuka ku mugoroba inyoni zirimo ziririmba, ukanyura ku bana bavuye ku mashuri baguha amashyi nk'uko bandi bamamagaraga bati Seburikoko, abantu bose bavuga bati wakoze abatashye kare, Imana iguha umugisha, wanyura hano tukaguha, nawe ukumva ni wowe. Ukiva mu muhanda w'ibitaka nko wazamutse hano ukagwa muri kaburimbo yo mu cyaro iwanyu, ukasanga umukobwa mwiza usananera uyu nguyu wisize ibitukura cyane ku munwa, wambaye neza kaminimbo. Ubwo nugerageza kureba amaguru n'amatako ntayo mberetse, hano arikwije. Ukavuga uti basi Imana yararemye, abandi rabaha abandi rabima, nta wayivuguruza, nuko bigenda. Ukabona araguteza ati mwama rifite niwe mukomeza iyi nzira, kandi ikinyoteri yakibonye ko ariho cyegereye. Kavuga uti wakwinjira akinjira, bo akakuramutsa nawe ukamuramutsa, ati nicara imbere, uti yicare nawe undi hagenewe, nawe ku mutima uti ngiye kugenda aganirizwa n'umwiza cyane uko waririmbye, uko wizihirwaga, bagukubitamaga akagwa cyangwa pirimusi nziza niwe yarigenewe na kasikoro cyangwa mitsingi. Umubiri urashyushye, mu maraso ibintu hari uko bimeze, ukatsa ugenda umubwira uti uri mwiza, Imana yaraguhaye, Imana yaragutatse, uri igitono, uri mutongoro, uri agasosi kanywebwa na bamwe, uri agasarade k'abakungu, uri pizza ku batayiheruka, sibyo? Nawe ukumva uri mu murongo. Mukagenda marutashye Kimironko, waba ugikata ku Kinamba, uzi ko wanyuze ubwiye Kacyiru, ukumva atangiye gutsikimba, iki ukagiserera. Yari yakubwiye ko ajya zazindiro, umwemerera ko umugeza muri gare, ariko uko umugezi waba, ariko utangiye kuvuga uti icyama akagera muri gare ya Kimironko nkamusiga aho ngaho.
ngo mube mukizamuka murenze hariya botsa amafi musatira hafi ya polisi amarira akayasuka boroga umunwa akawasamura ntabwo ukimubonamo nk'umukobwa hari uko iyo urize ibimwira biza uhinduka uwundi ukavuga uti uyu ni umurwayi natwaye hari uwo mu mutwe bitameze neza nabizi ugakata muri bya bitaro byo hepfo ubu ni ibya Gasabo byahoze ari ibya polisi mukigerayo none agahamuka akavuga ati arampfake dore nimuyikuremo dore arongera arasa bakureba bagasanga ku ishati wambaye y'umweru ahantu hose yagusize makiyaje ku matwi batari ko niki cyabaye bagahamagaza inzego abashinzwe umutekano hariya baba bari hafi bakagutwara ako kanya uti njye nakosa bati injiramo ibi ni ibiki nawe wabireba batugomba kwitaba ubutabera icyaha cyo guhohotera umuntu mutabivuganye witwaje iyo lifuti gihanwa n'amategeko igifungo si gito kuburana bikanga ukajya umenya yuko umwe wagushinjije mu bitaro ari muri koma hari imbamutima zitubamo z'umucuri zajya guturika zikadutwara ubwonko nubona icyo cyamubayeho shaka kuba byari byamubayeho aho agiye kamukorera ibyo bakamusohora nta n'itike bamuhaye kuburana ukaburana jije aragusomera bashinjacyaha tuvuga ko nta mpuhwe ariko abakora akazi abakunganira bakagumya bagahanyanyaza ariko nta birimo n'ikimenyetso nyamukuru urwaye mu bitaro usa n'uwataye umutwe inda nikwira imikura urahakanisha iki kutashyizemo icyo gikoresho umugore wawe akibyumva ati sinarinzi ko ntunze igisimba nawe mu rukiko ati iyo mbwa iyo nyana y'imbwa ngo bagukatire uti madamu ati kadamagizwe urwahinduka kara ati nanjye ndashinga urubanza aka kanya divorce kugemurira umuntu wansiganye ibyo agiye guhiga agahohotera umuntu nta wundi nabihaye nanjye mba mbikeneye yahagurutse atanampaye numvaga nanjye ndimo ndibwa kandi nari natetse bihiye yangaswe ye gatanya bakayiguha abana bane wibyariye nta n'umwe wagusura aho ucumbikiwe aho ngaho barimo bakugorora ubuzima bukanga ukajya uhora wigunze abandi bakakubwira ati si we wa mbere n'uwa nyuma tuza hakiri ibiryo urye uti nimwirire ugatangira kuzongwa ukananuka bikakubona hazacaho igihe umuntu akakubaza wowe kumeza utya wigize umusazi ubundi byagenze bita umutekerereje inkuru atari ko muri iyi minsi u Rwanda rwateye imbere niba uwo mugore we yarabyaye ukaba ubizi neza icyo cyaba ikimenyetso uti se bigende bitati wajya hariya kuri forensic bagasuzuma umwana uwo mwana wabyaye ukabona ikizibiti waba ari iminsi ukabona birahura n'igihe umwana yabyaye yavukiye ukajya gupimisha bagasanga nta na 20% kuturemangingo tugize utwawe utuye umugore nzamwica bati woze vanamo ibyo kwica ahubwo ngaho sohoka ugiye gukora akazi kawe ukijya gukora akazi kawe ugasanga uko bagukatiraga umugore yatse divorce bimwe bijya ku mugore mukuru umutoya nawe wari uri mu bitaro ibindi bimujyaho wowe ukwiye kuba mu gihuru umeze nk'inturo cyangwa se igihunyira kitagira aho gitaha nta kintu gifite gahinda kakakwica wabaririza umugore mukuru ngo umusobanuro uko byagenze bati yahisagurisha ubu ngubu yaragiye wabaza uwo nguwo wagushinjije inda bati ubu nta gihari nawe yarahateje ntawe uza aho ataha ukibaza uko bigenze ugashaka itike uti wowe wagiye nge nzamukurikira aho i Burayi ari nzamusangayo kandi nzamwica reka da urashaka kwirwanirira urugamba udashoboye
ukaka ibyangombwa bakabiguha ntawe uzi impamvu wagera i Burayi wakwisaka mu mufuka abashinzwe umutekano babikwaka ugasanga pasiporo yawe yagiye kera ntuzi niba bakwibye nta n'amafaranga ugisigaranye ahari bati uyu nguyu bitebye bakagukekamo ibandi cyangwa umuterabwoba bati tukuriza indege amasaha 24 bugeze iwanyu ndazangera ku kibuga nari nk'umusazi umbajije wese ati kuki wakoze ibi wumva gutadusebya nimereza yo kurya amabitanu nagombaga kumanuka hari hafi Kanombe mu kajagari kujya gufata keke wenda amaramo icyumweru igihe nicaye ndimo kurya sinzi uko nakebutse amabuna atigitaya wa mugore wambeshyeye ko namufashe ugomba ndamubonye nyimubona nukumena ibiri ku meza mwiruka inyuma ni mufata igisamo mufata umugome mufata umuhemu nawe ariruka uko yarambonye ubwo buramwica yinjiye mu nzu ahita afata icyuma ikigiryaye cyane ngo akitere mu mutima nahise nkimufatana ngo nyimwambure kinkata ikiganza ariko sinakirekuye ashinzwe umutekano n'abari bahuruye bazi ko nambuye nk'ibisambo by'ubu baza bamfata ni ntago mbyemera turapfana uyu nguyu turafunganwa twembe nibwo nabasobanuriye icyari cyabaye nyuma y'igihe banyambitse amapingu n'umukobwa nawe ati hoje tugende tujye kumenya ibyawe intumwa nibwo yazaga iti uwo muntu mumutware neza na wa wundi yagiye ashaka i Burayi wahemutse atazi ko isi yabaye umudugudu nawe ageze i Kanombe mu kanya gato ibyaho byose birasobanuka babaye bakimumbwira ati uwo ni we Mpekenya ndajya mufata ndamuruma intoki ndajya murya amano ndamurya amaso ndamukuraho amazuru ndamukuraho umunwa nari nabaye nk'igisimba mu mutwe kubita nkumva ni nk'inkuba inyasa mu mutima haciye akanya numva hano nari ndyamye haratose imyenda yo kurarana numva yose yahindutse amazi banakangutse ndisakasaka ku buriri hose kumbe nsanga ntabwo ni inyari yaho ubwo gahunda nibwo iri gushaka gusohora amazi kumbe zari inzozi nararotaga ewe umutima urongera usubira mu nda usubira mu gitereko akose ubwo murumva ndimbwa se nawe byakubaho sibyo niyo mpamvu yitwa ngo ndimbwa cyangwa nawe byakubaho izo rero nizo mbabwira one man show mbashaka kuyikora nka one man show nkayubaka neza nkayikina niba ari ukuririmba indirimbo 2-3 amarapu nkayakubitamo imirongo y'imivugo nkayishyiramo niba ari ibyivugo navuze nkabishyiramo mise en scène y'izo nyoni amajwi y'utwo twana turi byose bikazamo ishaka kuza ari spoken word nkayipanga neza imijyo ku mijyo ibyo rero nibyo nkubwira ngo biravuna impamvu bigomba kuvuna ni ikintu uko ugomba gushaka amatriggers niki gitumye bagufunga abantu batari bazi turi kugendana niki gitumye usubirishamo urubanza abantu batamenye bakumva yuko birangiye usohotse kuko adeni yabirangije ariko ntufite aho ujya turi kugendana kuko wa wundi aje agarutse kandi nanone bamukuye i Burayi ko yakwisi yabaye umudugudu ibyo byaha yakoze byamenyekanye abantu barabyumva ko birangiye usubijwe ibyawe ariko igihangano cyari iki inzozi shaka kuba ari true story ukayikoramo inzozi shaka kuba ari iki ibyo rero nibyo mbabwira abantu banjye tutazajya tunajyaho ukabwira ngo nakoze one man show ngo nkora spoken word ngo ngirane bakavuga ati abantu bubu bose barikina iyo rero nshaka kuyikora nkayikora amasaha 2 cyangwa se nkayikora 3 ibyo zo mbaraga zo kuyiperforminga byonyine n'ibindi biba bigusaba yuko ushaka kumara nk'ukwezi cyangwa uhora kuri siporo ziriwo regime nziza kugira ngo ubone wa mwuka ntago rero biba byoroshye kandi ntago babitworoye ngo uvuge ngo mbikore ngo birangire ko ushaka ayo ubwo buntu ugenda ushyiramo amatriggers ibyo bintu iri buryo ite iri bugende ite ireke kuba inkuru nyine nka kuno dukina papa saba kari inkuru y'iminota 5 ikabirarangiye
uzi ikintu nakubwira uri umuhanga ikindi uri n'umukozi biba bisaba gukora nyine urakora abantu bivuze none se hari munsi y'urugo tugira i Kigali ntaho nasoroma umushogoro aho wanyuzeho si mwa data ni ukuri uri umukozi abantu mukomeze mushyigikire papa sava agira amamiliyoni n'amamiliyoni ariko se mwanshyigikiye bashobora nko kwikuba ubutaha ukazabyara 6 umva hari umuntu wambwiye ngo mfite ayo mahirwe naramubwiye ni Imana ishimwe ko nyafite izayamere n'abandi ariko njye narasoje pe bwakoze rero kutwakira yego neza cyane ubutaha nzagaruka kugusura ngiye ntari kumwe na kamera uzanye nk'ikintu cyo kunywa izi fanta zari izanjye muze mbaye content mbaye ni ugiye kwaka n'ibiryo urukumva zari utagenzaza nkusure nanjye nzanye ibyanjye Imana ikumera umugisha ihaze ibyifuzo byawe ikomeze gutiza ubuzima iguhe n'imbaraga zo gukomeza kutunezeza kuko hari abantu benshi utuma biyumva neza murakoze cyane nawe wakoze Imana iguhezagire Preview.